Rero twongeye kubasuhuza ndizera ko meze neza haraciye kabiri ariko kugira ngo tube tubategura byiza byinshi nkuko muri buze kubibona. This is Tofa your host. Tuje tugarutse hano kuri C4 TV tubagaruye ibintu byinshi cyane kandi murabona ko ntari njyenyine uyu munsi dufite abashyitsi ndizera ko muri buze kuryoherwa tuba dufite ibintu byiza cyane. So twatangira batwibwira wenda kugira ngo abo mutamenyereye mubamenye nubwo wenda hari abo musanzwe mubona ariko n'ubwa mbere ndamubonye muri studio za C4 TV nabaha karibu kabisa mwese iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye mwatanye mutwibwira ndahera ibumoso bwanjye hirya utanye twibwira abantu batakuzi bakumenye. Nanjye nitwa Kuri nkaba ndi intore maze imyaka irenga 10 ho gato muri Amerika. Twakoze ibitaramo bya C4 last year ariko n'uyu mwaka nabwo twaje tuzaba turi gutaramira abantu bazaza batugana baze mwese dutarame ndi kumwe na mugenzi wanjye kandi n'abandi babyinnyi ngo turaje tubigarukeho kabisa. Amazina yanjye nitwa ubundi ntore komeze ahubwo gutyo zivuga mu mazina ahubwo rero ndihinda bagahora ishyaka rya rugumi cyangwa batenyera cyusa ndi mutwarangirira urugemo wambariye umudende kwitabara bishaka gatenga rwo nigarura ibirindiro guma mwabyumvise. rero ababyeyi nitwa Gatete Jacques wa Nyirinkindi wa Nyirabega ndumva ari ibyo ubundi kadutarame uterucike. Tubahaye karibu sinzi niba ari gutyo babivuga ni karibu. Tubahaye ikaze rero tujye no ku ruhande wenda we muramenyereye cyane ariko rero yabibutsa abamubonye bwa mbere. Nakoze Tofa njye nitwa Kevin Uyisenga cyangwa Uyisenga reka mbivuge nanjye mu Kinyarwanda nyacyo. Agarariye C4 Ministries. Mwabumvise rero muramenyereye bamwe ariko musanzwe murababona. So uyu munsi dufite ibintu turi buze kuganira urabona ko ni ibihe bidasanzwe yo bose bicaye hano yo ubonye Kevin muri studio nuko hari ibintu byiza baje kutubwira. So ni kihe kintu wambwiye Kori maze imyaka 10 ubona ari kihe kintu cyari gikenewe cyane kugira ngo wongere wiyumvemo umuco wawe cyangwa wongere wiyumvemo ibyiza byo kuba uri hano muri Amerika muri Kentucky cyane cyane ukumva ukumbuye home ukumbuye mu rugo? Umva iyo uri ntore mugani biba bikurimo ahantu hose ugiye naho dutaramira mu makwe n'ibiki ariko kuba dushobora kubona igikorwa nk'iki cya C4 gishobora guhuza imico runaka no kugira ngo tubone exposure nyine tugaragare muri event ya nyayo nk'iyi ni ibintu twishimira cyane ni ibintu tuba dushaka kugira ngo tubemo maze n'abantu bazi batubone n'abandi bantu batatubona nk'abazungu abantu bo muri Amerika bazi nyine babone umuco wacu kandi tuwereke nk'uko wose umeze. Alright, so ngaruka hirya kuri Kevin bakomeje icyo kintu bagitsinda bavuga iki kintu ariko ni yihe event ihari ariyo yatumye duterana uyu munsi kugira ngo tuyivugeho yitwa ngo iki event ihuza abande imaze igihe kingana iki niye mpamvu mwayitangiye kuyikora? Urakoze Tofa urimo urayibaza nkaho utayizi kandi dukorana. So event yitwa Taste of Africa. Ni event ubu tugiye kuyikora bwa kabiri ubushize nibwo twayitangiye. So sinzi niba nayivuga ku buryo urambuyeho gatoya. Ni igitekerezo twagize nka C4 yo gukora ino event kugira ngo duhuze abanyafrika bari hano hanyuma twereke abanyamerika cyangwa se abandi bava mu bindi bihugu imico y'abanyafrika, gutarama kw'abanyafrika, kurya kw'abanyafrika, ibiryo abanyafrika barya, inganzo z'abanyafrika, ibihugu bitandukanye. So ni igikorwa kibaho rimwe mu mwaka kugira ngo dushyireho uwo mwanya ducreating uwo mwanya abantu baze babe bari hamwe batarame bishimane basangire kandi byose tukabikora mu rwego rwo kugira ngo tunasupporting akazi C4 Ministries bikora muri community. Okay mwabyumvise rero igikorwa cyitwa Taste of Africa ubwo mu Kinyarwanda navuga ni nka uburyohe uniqueness cyangwa se ubudasa bwa Afrika. Ni ukugerageza hari bose
wowe niwo umaze imyaka mike hano umuntu utumva icyongereza n'icyo wavuga ati kubumvisha Afrika ni byiza muri Amerika maze bakayi nko kuzana ibyiza uburyohe bwa Afrika ukabifiringa ugatuma alright so mwabyumvise rero so uyu mwaka dufite Taste of Africa ni igikorwa kizaba ku itariki ya 28 Ukwakira cyangwa se ukwezi kwa 10 2023 kizaba kiri kubera ahantu bita Melwood Art Center abantu benshi barahazi guhera isaa 11:30 kugeza isaa 2 nibwo kizaba hanyuma tugiye kuganira mbere gatoya hari nk'indi event ihari kandi abantu bakunda cyane mbere yuko twinjira wenda mu bizaba biri kubera muri Taste of Africa. Ngira ngo yuri kuvugaho nayo ni gahunda ni job fair. Okay. Job fair tuzakora no kugira ngo abantu baze babe bari hamwe nimba turi bunatarame reka tubanze tunatange n'impamvu yo kugira ngo abantu babe bafite n'impamvu yo gucelebrating. So ino job fair izaba kuri iyo tariki kuva saa 8 kugeza saa 11. Hari ama companies menshi azaba ya registering azaba ari mwaho ngaho azaba yitabira icyo gikorwa. So ni no mu rwego rwo gukangurira abantu bari muri communities zacu kuzaza kugira ngo babone bahure n'aba bantu n'aya ma companies aya namwe mu ma companies azaba arimo yaje guharinga. So kandi ana amahirwe yo guhura nabo ku giti cyabo ukiganirira nabo ukavugana nabo saa 8 kugeza saa 11. Ushaka akazi wari wese ushaka guhindura schedule ushaka ubangamiwe na gahunda zayo zose zindi z'akazi tuzahera kuri icyo ngicyo. Okay. Ati uyu numwanya mwiza Taste of Africa ibikuzaniye ibintu bitandukanye usibye gutarama no kugira ngo wishimire umuco wawe ariko turibuka ko turi hano muri Amerika abantu benshi bagira ibibazo by'akazi babashije guzana aya makampani wenda nkayo navugamo UPS izo bita za GE abakeneye utuzi turi professional cyangwa twimira ibintu bize harimo za Transcend Credit Union na amabanke Excel service n'izindi nyinshi nguko mwagiye muzibona. So abantu bifuza akazi muzaze kare ku isaha ya saa 8 hazaba hari abakozi bo muri izi company muganire umuntu ukeneye guhindura schedule ufite ibibazo bijyanye n'imirimo azaze azihura nawe imbona nkubone babashe kuba yabona imirimo. So nyuma yaho rero nyuma y'iki gikorwa kizaba ubwo nibwo tuzatarama rero guhera saa 11. Navuga wenda ni ibiki birimo muri Taste of Africa usibye intore zaje zatugendereye batubwiye ibyo bazadukorera harimo ibihe bindi ni nkabahe bantu bazaba bahari wararikira abantu kuza gukurikirana. Taste of Africa event yo kuntu izaba imeze of course izatangira saa 11:30 niho imiryango izafungura. Izatangira na dramas from abakaraza dramas from Burundi bakoze umwaka ushize bazataramira Dayton drama Burundian dramas. Yes, they'll be performing. They are one of the best groups tugira hano bazataramira abantu. Hanyuma hazavamo Rugari Bare hazavamo ayandi matorero aba individual performances hazavamo abana batarama bavuye Uganda. So hari ibirori byinshi ari Jacques wenda cyangwa kore hafasha kubera ko Jacques ari mu bantu bambaye hafi no kubitegura ndetse no guparticipatinga. Ariko hari ibintu twateguriye abantu ngewe reka mvuge kuri iki abantu bazinjira bazakirwa neza hari red carpet hari kwifotoza hari abayobozi bazaza barimo n'abayobozi dukorana ku rwego rw'umujyi. Hanyuma ibyo gutarama uretse icyonzi wenda kindi kiyongereyemo cya fashion show iri gutegurwa neza izahuza aba models benshi bavuye muri Afrika bageze kuri 10 n'abandi berekana uko imyenda yabo cyangwa se uko abantu bambara. Ibindi no gutarama bisanzwe. Jacques yambaye hafi cyane muri no mitegurire niba wanyuganira wagira icyo kuvuga. Keva rakoze mu byukuri ino Taste Africa ituzaniye
navuga kudukumbuza iby'iwacu. Nshimira Keve ko yagize iyo initiative yo kuvuga ngo yongere ahuze abanyafurika bari hano muri Amerika kugira ngo basigasire za ndangagaciro z'umuco uko babayeho iwabo. Ndabimushimira cyane, nkangurira n'abantu batuye hano muri Ruvo ko bazaza muri kino gikorwa by'umwihariko nk'uko yabivuze mu bijyanye n'imbyino zizakorerwa, tuzabataramira mu mudiho wa Kinyarwanda, tuzabakumbuza bimwe byarangaga umuco, izankera, kwa kwivuga, kwa guhamiriza, gushayaya ndetse n'ibindi. Uretse n'ibyo ngibyo kandi dufitemo kuko turi abartiste, turi abahanzi, harimo n'izindi mbyino twabageneye zo mu bindi bihugu nk'Uganda, harimo za Ethiopia, Kenya, Masai. Izo mbyino zose tuzazibazanira hano. Yego. Ntizimbye mu magambo, na mugenzi wanjye hano yanyunganira kuri ibyo bintu, nawe ni umuntu w'intore cyane kandi abyumva neza cyane. Nawe nanjye icyo mvuga ku byo Jacques avuze ni uko turi gukora imyitozo, turi gukora practice, turi kubitegura neza cyane nk'uko Kevin yabivuze. Jacques bamaze iminsi babitegurana, uko ari kumwe na Jacques niko nanjye tuba turi kumwe ku ruhande dutegura na team yose. Hazaza ababyinnyi bakomeye cyane bavuye mu maseta atandukanye, n'abandi bahanzi bandi. Ubwo Kevin arababwira abakunda umuziki w'u Rwanda ariko atari wa gakondo. Ubu Kevin aratubwira n'abandi bazaza kugira ngo dufashe kugira ngo dususurutse abantu bazaza baje batugana. Mwunganiye iki kintu tumaze hafi amezi arenze 5 tugitegura imyitozo ihambaye. Ubushize umwaka ushize hari ibyo twakoze kandi byari byiza. Uyu mwaka turifuza ko tubivana kuri level imwe tubizana ku yindi level. Turifuza ko abatuye hano Ruvu cyane cyane abene igihugu, navuga abo twaje dusanga hano, turifuza kubereka izo ndangagaciro ziri mu muco wa Afurika. Niyo mpamvu tubwira ngo abantu batuye hano tubabikiye ibintu byiza, twifuza kugira ngo bazaze babibone. Ibyinshi babibona mu bukwe, ariko burya mu bukwe ntabwo tubereka. Mu bukwe tubereka ibintu utuntu dukeya, basic bikeya, kuko n'umwanya bari mutoya. Ariko igitaramo, iyo ugiye mu gitaramo, ni hahandi uzana za mbyino zimwe utabona utapfa kubona mu bukwe. Kandi twabazaniye zimwe mu ntore za mbere mu gihugu zari zikomeye n'ubu zigikomeye, muzazibona hano. Mwabyumvise kabisa. Ndizera ko umuntu uzabura kabisa azahomba byinshi. Jacques yakomeje gukomoza ku bantu bari hano, ariko ndumva igikorwa ukuri giteguye ni igikorwa wategura ugategera tike y'indege ukava ahantu uri hariho hose ukaza muri Louisville kureba iki gikorwa, sibyo Jacques? Cyane rwose. Reka nkubwire, muri kino gihugu dutuyemo abantu babayeho mu buryo bwa depression, kubera kwihugira, udashobora kubona hahandi uhura n'abiwanyu mu mutarami nk'uko twakoze iwacu. Ababyeyi inka zihumuje tugatarama, ababyeyi bagatera uturimbo twiza tw'abana, bagashagirira, bakatwigisha. Ibyo bintu hano turagira tukabibura, urumva, tukabibura. Rero iyo ugize amahirwe ukabona abongeye kukuzanira cya kintu cyabuze kikukumbuza iwanyu, niyo tubonye ubusobanuro bwa Taste of Africa, hahandi icyanga. Hano rero tugiye kongera kubasubiza mu muryango. Hahandi mu muryango ubona ibintu wabonaga kuri televiziyo. Burya benshi abantu bataramira kuri televiziyo bakareba, ariko no tujye kubibazanira amaso ku maso, imbona kubone babone ibintu byiza. So ikintu nakongeraho ku byo bari kuvuga byose, hano muri iki gitaramo hazaba harimo food and catering. Ni ukuvuga ngo abantu bazaza mu gitaramo hazaba harimo kubagaburira, bazaba bafite abantu b'abanararibonye cyangwa bari professional mu babatetsi. Muri studio batwereka the highlight of the Taste of Africa. In the studio, if you have the highlight of the Taste of Africa. So that they can see what is going to be there. Okay, so nkuko muri kwibora hazaba harimo abantu bateka, hazaba harimo abantu bavuga imivugo, aba DJ, ama presentation atandukanye, fashion show nkuko yavuze, cyangwa abantu berekana imideri.
hazaba harimo abantu b'ubugeni, hazaba ari ibintu byinshi bitandukanye bizaba birimo, kandi ni urwego rw'uko nk'uko Kevin yabivuze, ahantu tubasha gukora ya gapu. Iki gituma abantu batuye hano, navuga abazungu, abirabura ba hano, bataba bazi bimwe byo mu muco, n'abandi bumva ko bagomba gutravolinga kugira babashe kubona umuco wa Afurika, kandi twe duhari, turi abanyafurika tuhari, bazaboneraho kugira baze babirebe. Ni ibintu byiza biba bihuje abantu batandukanye, nabwira abantu bakwiye kuba. So ni iki wabwira wenda Kambaze Kuri nk'abantu bumva ko nk'ibi birori iyo turi kubivuga bakumva ni ibintu bitabafashe wenda by'urubyiruko, ngiye kuvuga wenda nk'abantu bigiye bakuru, bakumva ko ari ibintu batakwiye kurizwa, wenda ari iby'abantu batoya aribo tuba turi kubwira, bo bitabareba. Nicyo kintu hano tuba dushaka kugira ngo dukore kibe cyemvorovinga twese. Ntabwo twavutse ku giti dufite ababyeyi, kugira ngo tubasabe muzaze namwe mudushyigikire, ni umuco nyarwanda, turabizi murawukunda mwese, si urubyiruko gusa, muzaze mwese maze tubereke ibirori by'iwanyu bya Taste of Africa twese dushaka kugira ngo tubazanire hano muri Amerika. Thankfully muri Ruvo kuri Melwood Avenue, muzaze mwese ababyeyi mwese maze muze mudushyigikire, turi abana banyu. Okay, so tugiye wenda kubisabwa. Ni iki gisabwa kugira umuntu aze muri Taste of Africa, aze kuparticipamo? Ibisabwa ni amatike of course. Iki gikorwa impamvu tugitegura, turagitegura kugira ngo dushyireho icyo kintu cyo kugira ngo abantu basabane. Ariko See Forward Ministries wenda hano nabonye umwanya wo kubivugaho, ni umushinga, ni umuryango udaharanira inyungu, ufite ibikorwa usanzwe ukora hano muri community, bizwi, abantu bazi. So rimwe mu mwaka natwe tuba dufite ngo turebe ikintu twakora n'abantu baze badusapotinge, batwereke ko ibyo nabura dukora baba babishyigikiye. Yego. Rero niyo mpamvu habayeho ako kantu, kubera ibyo tuba twakoze, igishoro tuba twashyize muri kino gikorwa, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi. Mu rwego rwo kudushyigikira habayeho ibiciro by'abantu kugira ngo baze muri no event. $100 bundi ni 75 ku muntu ku giti cye, ariko twashyizeho discount ku bantu bacu b'abanyafurika. Niba ufite ikaramu n'urupapuro, andika ino promo code SFMTOA 2023. Iyo nuyishyiramo nukoresha iyo promo code, iguha discount $25. So kivuze ngo ya tike wajyaga kugura kuri 75 uzayigura kuri 50 ku bantu bacu b'abanyafurika. Nibyo bintu kugira ngo ibintu twabikoze kugira ngo bibe twe including abantu benshi bashoboka. Ikindi abandi nyine ni 75 nkuko mwabibonye, ameza y'abantu 8 na $500. Byose biri tax deductible, n'amafaranga wanakoresha ukayaclaiming as a tax deductible, kuko turi umushinga wemewe. Tax deductible ni ukuvuga umuntu uzaba ufite nka organization cyangwa ni amafaranga ushobora gukura ku misoro. Niba wayishyuye ushobora kuyakura ku misoro uri kudekarara, cyangwa se uri kudekarara imisoro yawe, ushobora kuyakuraho, kuyaclaiminga, cyangwa undi bayasaba bakayagusubiza muri tax return, cyangwa undi basubiza amafaranga. Okay, arakoze cyane. Ni ikihe kintu wabwira nk'abantu bumva iyo uvuze $75 cyangwa ukavuga ngo $500 ngo ni imeza y'abantu 8 cyangwa 50, sa kumva ngo ni menshi? No, ntabwo amafaranga ari menshi Tova. Wowe turakorana, urabizi imvune tuba twashyize muri bino bintu, kandi n'abahanzi cyangwa n'abazadutaramira, hari ibintu byinshi bijya muri bino bintu. Hari abantu benshi bazigomwa, nahoze nganira na Jacques ejo, abantu baba bavunitse kugira ngo bitange baze muri bino bintu. Dukoresha team y'abantu bari selected, bafite ubuhanga nyine bo gutaramira abantu, babigomwa umwanya wabo, bakaza bakava aho bagomba kuva, imvune nyinshi, so bakaza kugira ngo bagutaramire. So gutanga $50 cyangwa 75 uzataramirwa, harimo ibyo kurya, uzasangira n'abandi ibyo kurya bya Afurika bihagije, harimo ibyo bitaramo, hari kureba izo fashion show, hari kureba iyo mivugo cyangwa n'ibindi bizakorerwamo, hari ku networking, nicyo kintu kibanza. Kuba wagira amahirwe yo guhura n'abantu b'abanyafurika bagenzi bawe,
cyangwa se baba nabo twasanze hano njyewe njya mu ma event atandukanye hari event ushobora kujyamo ukanayishyura n'amadolari 500 cyangwa se n'amadolari 1000 kubera ko ushobora kugira amahirwe yo guhuriramo n'umuntu akagufungurira ubuzima bwawe cyangwa akaguhesha amahirwe akubye inshuro utabara icyo gikorwa so gutanga amadolari 50 n'ubundi ushobora kugenda ugashyiramo gaze niyo myumvire twebwe dushaka guhindura cyangwa se ukaba wagenda ukayakoresha mu gihe gitoya nk'uko babivuzemo wenda icyo nabivuga urumva hano harimo resitora harimo kurya muri resitora n'ubundi ugiyemo wishyura amadolari arenze ayo harimo ibyo kurya harimo uko kwidagadura harimo uko guhura n'abantu nkumvise ko harimo n'abantu babuze baba bafite nk'ibibazo by'utuzi guhura n'abantu babafasha no kuba ukeneye ubujyanama ukeneye gufungura nka bizinesi wabuze umuntu ugisha inama barahari abayikoze harimo abantu b'inararibonye babikora hanyuma bakabasha kugira so urumva ko iki giciro harimo ibintu byinshi bituma byumvikana ko biri ku murongo urebye na package umugani wabaza guciye mu ijambo urebye package iri muri iyo 50 bintu abantu bazishyura ibintu bizaba birimo ni byinshi cyane birenze n'iki giciro ko ugiye kubyishyura wabyishyurira nka 200 cyangwa na 500 yose afite bizishyura ariko package irimo kuri 50 amabyinnyi entertainment there's food there's networking harimo tuzi ibintu byose no kuba wasohotse nyine ukiyumva ko hari ikintu nanjye nunganiye kuri cyangwa keve abantu ntibarebe cyane ku giciro k'ibi ngibi kuko ibi bintu keve birahenze cyane kubitegura sibyo birahenze cyane kubitegura kuko ndi muri team ishinzwe entertainment birahenze byonyine amatike y'indege kuzana abartiste baturutse mu mastate agiye atandukanye kugira ngo baze gutaramira abantu tunabashimira cyane ntabwo tunabashimira cyane kuko baritanze ntabwo ushobora kukigereranya n'igiciro Kevin yashizeho ikindi networking ni ikintu gikomeye cyane burya information nibwo bukungu nibwo bukire iyo uri muri zone yawe runaka urimo hariya mu nzu udashobora gusohoka mu networking n'abantu uba stuck uho uziritse mu bitekerezo sibyo uba uziritse mu bitekerezo ariko iyo usohotse hanze ukanetworking n'abantu batandukanye bakora ibintu bitandukanye hari byinshi wunguka hari byinshi wunguka mu bitekerezo uburyo ibintu bikorwamo cyane cyane kino gihugu dutuyemo so tuvuka siyo kavukire yacu siyo gakondo hari kona nyinshi tutazi sibyo hari bikorerwa ahantu twe tutazi kandi byakatugirira umumaro rero utabasha gusohoka hanze ngo networking n'abantu muganire ushobora kumenya ikijya mbere sibyo so rero icyo gihe ntabwo wakibonera igiciro cy'ibyo bintu alright so murakoze cyane wenda tugana no ku musozo ku minota twari dufite iri kugenda irangira ikintu navuga wenda ni nko gusoreza ku bantu bandi twagumye dutsinda bazaba bahari kugira ngo ayo mazina rero reka kugira turarikira abantu ko hazaba hari n'abandi bantu bakomeye cyangwa se udakunze kubona kugira uzishimire kubabona uwo munsi ni nk'abande uduhishiye uriya munsi ntabwo ari ukubahisha urabazi twanabishyize hanze so n'abantu barabizi ntabwo ari ibanga dufitemo umuhanzi uri international mpuzamahanga abantu ngira ngo bakunda wigaragaje ufite ibikorwa yakoze bita Kitoko Kitoko ni umuhanzi mwiza nge nkunda ibihangano bye kandi nzi ko atari njyewe njyenyine niba muri studio badufite wenda highlight ye nayo bayishyireho Kitoko so afite izi ndirimbo afite n'indirimbo za kera hari indirimbo nziza agira abantu bisanisha nazo cyangwa bakunda n'umuntu nzi ko azashimisha abantu hanyuma hakabamo MC abo bita umushyushyarugamba yego ngira ngo byo wenda ni surprise kubera ko twabaga tutaramushyira hanze ni Arisudi muramuzi niwe uzayobora imihango yose cyangwa se gahunda zirimo hano ni umuntu ubimazemo igihe abantu bazi ufite uburambe mu byo akora dufite amahirwe y'uko azaza kudufasha muri kino gitaramo
hanyuma hari n'abandi benshi wenda umuntu aba atarashyira hari n'ibindi biziyongeraho nyuma y'igitaramo ubwacyo kizaba hagati ya saa 12 na saa 2 n'igice gahunda zizaba zikomeje ni weekend yo gutarama kugira ngo abantu ahubwo tubwira abantu bari no mu nkengero za Ruvu cyangwa se abafite inshuti n'inshuti zabo dusigaje ibyumweru 2 nicyo kintu twakora wenda mukamfasha tugatumira abantu inshuti zacu hano muri Ruvu Indianapolis n'ahandi mufite inshuti n'ahandi bagenzi bacu bafite inshuti mwabatumira ni ukuvuga ngo iki gitaramo biroroshye kucyatendinga uri mu mijyi yegeranye na Louisville ushobora kudrivingamo ubwo turavuga Indianapolis turavuga Ohio za Nashville turavuga Dayton Tennessee ubwo twayivuze yewana bose za Lexington Kentucky bakwiye kuza navuga n'umuntu wese waba uri no mu masaha 8 za North Carolina wa driving ukaza kureba iki gitaramo ni cyiza amasaha 6 Michigan ari umuhungu uzabicurangamo bita Manzi DJ Manzi zaba hari kabisa nawe hanyuma kuba MC undi nawe tukiri kuganira no umuntu uzwi cyane namwongeraho ashobora kuza gufasha turacyari kuganira ashobora kuza gufasha Alisude nawe ni umuntu bita Oriane Tangishaka ni umunyamakuru uzwi cyane ukora kuri VOA so nawe azaza kudufasha again ibintu turashaka bibi ibintu by'abanyafrika bose bisangamo bibonamo niyo mpamvu turi gukora ku mpande zitandukanye kugira ngo uzaza wese azaze yisanga so niba ufite n'inshuti zitari n'abanyarwanda z'abarundi abakongomani abanya-Ethiopia Afrika yose abanyamerika bose mubabwire bazaza okay so dusoza wenda kanyuma twasorezaho imyumbati Afrika akudusorezaho ni gute kabisa so itike barazisanga hehe dusoza kugira ngo umuntu akeneye itike abe yabasha kuyigura ubu ngubu so the tickets can be found yasangwa kuri website yacu ni www agakato ego c4ministry.org akandi gakato events ikindi batwaye no muri comment tukagenda tubohereza izo link ahantu baza kugura amatike ikindi waduhamagara no kuri telefone tukayikugezaho itike iri hard ukayitunga I'm glad kuvuze kuri icyo kintu abantu buryo dukora abatuye hano muri Ruvo cyane cyane ufite umuyobozi we muri community iyi community yari yo yose ubarizwamo vugana n'umuyobozi wawe umubwire gushaka atike biroroshye bisanzwe dukorana bose turakorana arahita guha amatike hanyuma mu minsi ya vuba ku masoko ahantu abantu bahurira naho haraba hari amatike wenda muri iki cyumweru no mu cyumweru gitaha amatike ari hanze ahubwo ikintu abantu bafite gukora ni ukuyafata hakiri kare kubera ko mu by'ukuri arimo aragenda yihuta kandi turateganya ko hazaza abantu benshi so bayasanga kuri website yacu bakayafata hakiri kare sale dufite ifite umubare w'abantu yakwakira rero ntimuzabwe ngo ntitwabamenyesheje bavandimwe alright kabisa dusoza nishimiye cyane kuba mwabashije kwitabira ubutumire Jacques Kuri akamesaje kanyuma ngiye kugaha Jacques dusoza ndakaye akamesaje kanyuma ubwira message ngiye nahereza abantu batuye hano ndetse no mu nkengero za hano uko twabivuze ni muze mudushigikire burya iyo ushigikiwe n'umuntu wawe nibwo wumva koko utewe ishema muze mudushigikire mubwire inshuti zibwire inshuti ni muze cyane cyane nk'urubyiruko ruri hano ni umwanya mwiza kubana aho basohokera ikindi cya kabiri nashaka kuvuga nuko ni umwanya mwiza kugira ngo bazidagadure banezerwe abazabona ino video bazayisharinge kugira ngo ibashe kugera ku bantu bose so turabasaba musharinge kino kiganiro kugiye ku bantu benshi mubwire inshuti zibwire inshuti muzaze mudushigikire sibyo kori alright thank you so much mwakoze cyane kubana natwe ubwo C4 ndakagaruka tuzabazanira n'ibindi byinshi cyane C4 TV raho ababereye kugira bamenyeshe ibintu byose bikugenda mbere mu mujyi bamwe ari kumwe ni Tofa ndashimira team yose twari turi kumwe mugire byiza ciao thank you ciao